Umunyamakuru Jean Pierre Kagabo yasezeye muri RBA yari amazemo imyaka 22. Jean Pierre Kagabo wari umaze imyaka 22 nk'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA yamaze gusezera kuri aka kazi, ashima ibihe byiza yahagiye. Jean Pierre Kagabo kandi wabwiye igihe ko yari amaze imyaka 22 muri RBA kubera ko yatangiye kuyikorera icyitwa Olemforo hari mu mwaka wa 2003. Yavuze ko yasezeye kuri RBA kuko yabonye akazi ahandi, gusa ashimangira ko nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru atazarivamo burundu kuko rikimurimo. Ati itangazamakuru ntiwarivamo rikurimo. Jean Pierre Kagabo yahagarariye RBA ikiri Olemforo Nyamagabe na Nyaruguru ku mwaka wa 2010, ahamara imyaka 3. Muri 2013 yimurirwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda Kacyiru. Yakomeje avuga ko mu myaka yose yakoreye uru rwego icyamushimishije ari ukugira amahirwe yo kwakira Perezida Paul Kagame mu kiganiro. Ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane kitapfa kugerwaho na buri wese. Uretse intambwe kandi Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa harimo ko ari we wakoze gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya studio, radiyo iri gukorera mu gace runaka na studio yo ku cyicaro Kacyiru byahujwe. Ibindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, Cabo Delgado n'ibindi. Kagabo yashimangiye ko aho agiye atari ikigo cy'itangazamakuru ariko azakomeza kurigaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho rya podcast. Ahangaha mbigusobanurire neza, ubu ngubu agiye kujya akorera kuri YouTube umunsi ku munsi. Ati igitekerezo cyo kuyikora ni ukugira ngo nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru ngire urubuga rwo kugira amakuru nanjye ntangariza abantu, ariko no gukomeza gutanga umusanzu wanjye binyuze mu buryo bugezweho bw'itangazamakuru, aho tuzajya tuganira ku buzima rusange, amakuru agezweho, ariko cyane cyane ngiyewe nabyise urugendo rw'iterambere. Uyu wiyemera ko kuba avuye kuri Radio Rwanda agiye kuri YouTube ari urugendo rw'iterambere. Aravuga ati icyo nshaka gukoraho cyane ni ukuntu u Rwanda rwiyubatse kugeza uyu munsi duhereye mu myaka yo hambere. Yagaragaje ko nubwo asezeye azakomeza gufata RBA nk'umuryango kubera ko yamuhaye amahirwe yo gukorera abanyarwanda binyuze mu mpano afite. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu Gushyingo 2025 yari umuyobozi ushinzwe kunonosora inkuru za televiziyo Rwanda akanakora ikiganiro Imboni. Jean Pierre Kagabo asezeye nyuma y'iminsi mike afunguye YouTube channel yise Peak Media. Shaka kureba ibiganiro yatangiye gukora binyuze muri Peak Media, urabisacinga kuri YouTube. Jya wumvaga na Flag Dog TV n'ibisanzwe.